Yego, yes, muraho bavandimwe mujya mudukurikirana ku rubuga rwacu Izere Yesu, mumeze mute? Ngiye kubaganiriza rero nzanye inkuru. Umva inkuru nzanye inkuru nziza cyane, inkuru z'umukecuru n'umusaza. Ariko mbere ya byose waba wabonye akanya ko kujya gusenga, waba wabonye akanya ko kwinjira mu nzu y'Imana ye. Buriya reka mbabwire za nkuru rero, ni inkuru zirimo muri mucamake, inkuru nyinshi cyane ariko zitabambiranye. Ariko bavandi, mbere ya byose mujye mureba video yacu muyirangize, kuko iyi video ibirimo ubutumwa, ibirimo ijambo ry'Imana, ibirimo ibintu bisobanutse, ibirimo n'ibyigisho, ibirimo n'ibiganiro byiza. Mujye mudukurikirana nyabona. Rero bavandimwe mujya mudukurikirana ku rubuga rwacu Izere Yesu, umva inkuru nzanye z'umusaza n'umukecuru. Yego, banyeshuri bari mu biruhuko, mwibuka kujya gusenga kugira ngo Imana izabashoboze, izahe n'ababyeyi banyu za mineri na komenerivare. Mujye murajya gusenga rwose, buriya gusenga ni byiza. Ngamwiyumvire za nkuru z'umukecuru nzanye rero n'umusaza. Umukecuru yari afite ikibazo cy'ideni, ndavuga ikibazo cy'ideni ryari ryaramubase, ariko ajya gusenga, ajya mu rusengero. Ageze mu rusengero, abwira Imana ati Mana, mfite ikibazo cy'ideni ryambase, mfite ikibazo cy'ideni ndemereye, none Mana nyiza unabare, ndebe ko rya deni, ndebe ko rino deni nzagishyura. Arasenga cyane, yiherera n'Imana ye, arayihamagara arayitakambira. Iryo deni ryari ryaramubase, iryo deni ryari rimeze nabi, noneho rya deni aza kugira gute, aza kuribwira Imana yacu. Imana igira gute, rya deni irarimwishyurira, rya deni imuha imbaraga ryo kuryishyura, araryishyura. Rero uribaje ati kuki uyu muvandimwe, ndavuga kuki nzanye iki kiganiro kivuga ku musaza n'umukecuru Imana yishyuriye ideni. Rero bavandimwe, abantu benshi ndabizi ko muri iyi minsi ababyeyi bari gushaka amafaranga yo kuzaha abana babo kugira ngo bajye ku mashuri, bari gushakisha mu nzira zose. Ariko burareka mbabwire, mu nzira zawe zose uzakora uzashyira Imana imbere, uzashyira Imana imbere, uyibwira ati Mana, abana bakeneye minere, abana bakeneye amafaranga yo kujyana ku ishuri, abana bakeneye ibikoresho. Uzajye mu nzu y'Imana, n'ibinarimbuge n'ahantu uganire n'Imana uyisenge, izaca inzira. Ariko buriya bavandi, abanyarwanda, kuki mwagiye mugira urukundo rwose mukaruharanira, kugira ngo iyo ubona nk'umuntu ukennye umufashe, umusayidire, umurwanire rwose, abone nawe mineri. Yego, hari kuri uwo mukecuru niwe nari nyiri, n'uwo musaza bari bafite iryo deni. Baragize gutya, baraparangana, barasenga, bakomeza gusenga. Noneho babonye umuterankunga, ndavuga umuvandimwe wo hanze, wahamagaye araporopoza kuri ya nimero, arabahamagara, aboherereza amafaranga, rya deni bararirangiza. Nari ndi kuvuga kuri uriya musaza n'umukecuru bagiye gusenga, bafite ideni ryari ryaranze kwishyurwa, bagasenga, bamara basenga, Imana ikabishyurira ideni. Yego, nawe rero ufite umunyeshuri, nawe rero ufite ikibazo gikomeye, iyo usenze Imana ukayihamagara, ukayitakambira, ukayinginga cyane, ndetse ukayisaba, rya deni igira gute, iraryishyura. Rero bavandimwe, ntago ari ukuvuga ngo ni sikamu cyangwa ngo ni amagambo, ni ibintu byabaye, kuko uwo muntu yaduhaye ubuhamya. Aratubwira ngo Imana yamwishyuriye ideni inyurije mu muntu wari umunyamahanga, agira gute, yohereza amafaranga, ideni araryishyura. Uzise ngo ni miliyoni nkeya, miliyoni 8, Imana irazishyura. Yego, uwo mumama yari arimo atanga ubuhamya, twe twagiye gusenga, arabitubwira ati naje nsenga mu nzu y'Imana, ntakambira Imana, ndayihamagara cyane, ndayinginga cyane, ndayisaba cyane, Imana inkorera igitangaza, numva umuntu uri hanze arampamagaye, ideni ngira gute, ndaryishyura. Nawe rero muvandimwe, nawe udukurikirana ku rubuga Izere Yesu, reka mbabwire, ujye urasenga mu bibazo byawe byose. Nubwo ababyeyi bamwe bari kuvuga ati semineri zizava he, tuzabona ibikoresho, iyo Imana uyizeye, iyo Imana uyihamagaye, iyo Imana uyitakambiye, iyo Imana uyinginze n'umutima wawe wose, iragutabara. Twari turi ku icyo kiganiro kivuga yuko Imana ijya yishyura amadeni, Imana ijya yishyura ibyakunaniye, Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Bavandimwe rero turabashimira, mujya mudukurikirana, mujya no ku rubuga rwacu, hajya habaho abakozi b'Imana, ba Pastor Elia babaho, abavugabutumwa babaho, kandi n'umuntu ufite ikibazo kimuremereye cy'ideni tuzamusengera.
mujya mubona ko tujya dukoresha kamera yacu ni ntoya. Imana natwe turimo dusenga ngo hari wenda yakoresha umuntu uri kure cyane natwe akadufasha tukazabona kamera, twamara twabona kamera tukajya tubazanira amashusho ameze neza, tukazanira ibiganiro bimeze neza. Ariko n'ibihari mujye mubikurikirana, murebe video muyirangize, murebe ibiganiro byacu, tuzabazanira n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse tunabasengere, tuzane n'abakozi b'Imana banabasengere, babazanira inkuru nziza zirimo gusenga, babazanira inkuru nziza zabo batabawe. Uwo mukecuru ntago nagerageje kumufata akantu k'akavideo, ariko arategura ubundi buhamya bwo kuzaza kuri urubuga bwo kubabwira ukuntu iyo Mana yamukijije ideni. Nawe izere usenge, nta kabuza Imana izakoresha umuntu wishyure. N'abanyeshuri mbibabwira cyane, kwicano yacu igikurikiranwa n'abanyeshuri, igakurikiranwa n'abantu basenga, igakurikiranwa n'abantu bavuga ku nkuru za Yesu, igakurikiranwa n'abantu b'abanyamasengesho. Buriya reka mbabwire abavandi, Imana yishyura ideni. Imana yishyura ideni rwose, cyane nk'uko yishyuye uwo mukecuru ikamwishyurira. Yego, reka kameramani wanjye abereke video neza, egezaho go rutoki wereka ahantu turi kugira ngo barebe ko twari turi ahantu heza cyane, tubatangariza inkuru za Yesu, tubatangariza ukuntu Imana igikiza amadeni, Imana igikiza abantu bababaye, abantu bafite ibibazo bikomeye. Rero ngaho shyira hano ngiye kubabwira akantu gatoya, nsengere n'abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, byifuzo birimo ayo madeni, nk'uko Imana twatangiye hasi hashize tuvuga ko uwo mukecuru n'umusaza Imana yamwishyuriye ideni, nawe yakwishyurira uyisenze. Turanabasengera, mujye mukurikirana video muzirangize, murebe ubutumwa burimo, murebe ibiganiro twazanye, murebe inkuru twazanye, murebe abakozi b'Imana twazanye. Ibiganiro nakagaruka reka dushime Imana yabanye natwe muri iki kiganiro, ariko Yesu mwizere azakugirira neza. Nubwo waba uri muri iyi si, uko waba uri muri iyi si kose, intambara ntiwazibura, ibigeragezo ntiwabibura, ariko hamwe no gusenga Imana yacu izajya idushoboza muri byo. Turabakunda, mugire amahoro. Imana yacu izajya idushoboza muri byo. Nubwo waba muri iyi si, buriya umuntu apfa ubuzima bwe bwose burarangira, ariko tukajya twibuka ngo runaka yafashije ba banyeshuri bajya ku ishuri, runaka yafashije twebwe Izere Yesu tubona kamera, runaka yafashije ba bantu bari bari ku bitaro babona ifu y'igikoma baranywa. Yego bavandimwe, nicyo kiganiro narinzanye, ariko mwizere Imana, mwizere Yesu azatugira neza. Rero sinarangiza ntaberetse Bibiliya. Murabona ko ni Bible, iyi mirongo ibiri muri Bibiliya nayo iyo uyisomye iragufasha. Iyi mirongo iri muri Bibiliya nayo iyo igufashe, iyo uyisomye ituma wakwishyura ideni, iguha n'imbaraga zo kwizera, ideni rikishyurwa rwose. Tugiye gusoza, ariko mbere yuko twasoza reka dushime Imana yabanye natwe. Bavandimwe mujye musoma Bibiliya, bavandimwe mujye musura abarwayi kwa muganga, bavandimwe mujye mureba abantu bafite ibibazo mubafashe. Imana yacu izatugirira neza nk'uko yishyuriye uwo musaza n'uwo mukecuru iryo deni bari bafite muri banki bakagishyura. Uribaje uti se nkanjye munyeshuri mineri nzayibona? Hamwe no gusenga, ubifatikanyije no gusenga, mineri uzayibona, wizere. Reka dushime Imana. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, twa turimo dusengera abantu bakurikirana urubuga Izere Yesu. Dere tugiye kugera mu bihe by'amashuri, mu gihe ababyeyi bamwe na bamwe bari kuvuga bati seminari tuzayibona dute? Mana, ari abakurikirana urubuga Izere Yesu ndetse n'izindi mbuga zivuga ku bintu byo gusenga, ubahe mineri Mana, ubahe gusenga, ubahe kugira ngo bazishyurire abana babo amakayi, amakaramu bazayabone kubwo kwizera no gusenga. Yesu we, natwe dukora ku rubuga Izere Yesu tuhora dufite ikibazo cya kamera, ahari wenda twabona umuterankunga wadufasha tukabona iyi kamera. Mana, ujye udushoboza kandi uzayiduhe. Haleluya, turakwizeye. Rero muzeyi wacu turashoje, duhe imbaraga. Nsengeye abarwayi barwaye, abari kwa muganga, bari mu mago yabo, nsengeye n'abadukurikirana kuri iyi live aka kanya. Mana, ubahe imbaraga, ubashoboze. Nsengeye Mana n'abazadukurikirana bakadusangiza n'abandi, abafite amadeni gananiranye, abafite ibibazo bikomeye. Yesu we, ubakize, ubafashe, bazishyure ibyo bigoye, uko mbigusabye mu izina ryawe Yesu. Nitubona uzaza gushima kuri urubuga, tuzashima ineza yawe, uko mbigusabye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.